Soma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 20. Tugeze ku gice cya 23 cy'iki gitabo. Itangiriro igice cya 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami Yigera aracyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Aburahamu ava yagenda yerekeje i Negebo, atura hagati y'Ikadeshi n'Ishuri, asohokera i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati, ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro iramubwira uti, umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati, mwami, wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe se yavuze ati ni mushiki wanjye, n'umugore nawe ubwe ntiyavuze uti ni musaza wanjye. Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana iramusubiriza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kunshumuraho. Nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari we umuhanuzi, azagusabira ukarama. Ariko nutamusubiza, umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Abimeleki azinduka kare kare, ahamagaza abagaragu be bose, abatekereza ibyo byose, baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye unshyiraho njyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati, nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bampora umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data, ariko si mwene mama. Kandi koko naramurongoye. Kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanezereza, naramubwiye nti, iyo ni neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja, abiha Aburahamu, aramusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, utura aho uzashaka hose. Abwira na Sara ati, dore umpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000, nibyo bizaba ibyo gukingira mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose. Aburahamu asaba Imana, ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be barabyara, kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rw'Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana amubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu w'Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba warabibwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu ashaje? Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yakuriyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu, abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganywa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzatwikirirwa, kandi umuhungu n'uwo muja wawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, ava yazerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumbishiramo amazi,
arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasamo umwambi, kuko yibwiraga uti ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumva ijwi ryawe ry'uwo muhungu ahari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu. Aba umurashi, aba mu butayu bw'Iparani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Aburahamu na Abimeleki basezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze abwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahira Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye kuzayinyitura njyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahira. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba abagaragu b'Abimeleki byamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramusubiza ati, aba bagazi b'intama uko ari 7 ndababwira kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wapfukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezerana i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basura mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizaho izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye muri icyo gihugu cy'Abafilisitiya. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Iramubwira ati, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambire ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyozwa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we, yazimwe zo kosa igitambo. Arahaguruka ajyana Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu aravura amaso, yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abagaragu ati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge, turabagarukaho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro, bombi barajyana. Isaka ahamagara Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo kozwa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagira ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubaka igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, aramurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka aramuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyima umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso, abona inyuma y'imfuzi y'intama amahembe yayo yataswe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova-Hire, nk'uko bivugwa na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabanwa. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera aramuhamagara Aburahamu ari mu ijuru,
aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi yuzahinduka amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose azahererwa umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asura abagaragu be bari barahaguruka bajyana i Barisheba, ageze arahatura. Hanyuma y'ibyo babwira Aburahamu bati na Miluka yabyaranye na mwene so Nahori abana, imfura ye ni Usi, hakurikiraho Buzi murumuna we, na Kemuweli se Aramu, na Kesedi, na Hazo, na Pirudashi, na Idilafu, na Betuweli. Betuweli yabyaye Rebeka. Abo uko ari 8 Miluka yabyaranye na Nahori yitwa Reuma, nayo yabyaye Teba, na Gahumu, na Tashashi, na Maika. Sara arapfa, Aburahamu agura ubuvumbu kumuhambamo. Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Sara apfira i Kiriyataruba mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza korogera Sara amuririra. Aburahamu arahaguruka ava mu ntumbi ye, abwira Abaheti ati ndi umushyitsi n'umusuhuke muri mwe, mumpe gakondo yo guhambamo mpamba umupfu wanjye, mwivane mu maso. Abaheti basubiza Aburahamu bati databuja, utwumvura umuntu ukomeye cyane muri twe, uhamba umupfu wawe mu mva yacu, uri buhitemo muri zose. Ntawo muri twe uri bikuyemo imva ye yo guhambamo umupfu wawe. Aburahamu arahaguruka yikubita imbere ya bene se, yikubita imbere ya bene igihugu, nibo Baheti. Avugana nabo arababwira ati nimwemera yuko mpamba umupfu wanjye ngo mwivane mu maso, munyumvire, munyingingire Fironi mwene Sohari ampa ubuvumo bw'imakipela afite, buri ku mpera y'isambu ye, abungurishiriza hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitagabanije, bube gakondo yo guhambamo. Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti asubiza Aburahamu, Abaheti bamwumva. Abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose ati ahubwo databuja nyumva, iyo sambu ndayiguhaye n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, mbiguhereye imbere y'ubwoko bwacu, hamba umupfu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu, abwira Efuroni bene igihugu bamwumva bati ndakwinginze nyumvira, ndakwishyura igiciro cy'iyo sambu, cyemere nkiguhe mpambe mu mupfu wanjye. Efuroni asubiza Aburahamu ati databuja nyumvira, agasambu kaguze shekeli 400 z'ifeza kanteranya nawe, nuko hamba umupfu wawe. Aburahamu yumvira Efuroni, agerageza Efuroni ifeza avuze. Abaheti bamwumva. Shekeli 400 z'ifeza zemerwa n'abagenza. Nuko isamba ya Efuroni yari Makipela iri imbere y'Imamure, yo mu buvumo burimo n'ibiti byo muri yo byose byayigotaga hose ku mpera yayo, bikomezwa Aburahamu kuba gakondo yo imbere y'Abaheti, imbere y'abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. Hanyuma y'ibyo Aburahamu ahamba Sara umugore we muri ubwo buvumo bwo mu isambu y'Makipela iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nuko Abaheti bakomereza Aburahamu iyo sambu n'ubuvumo buyirimo kuba gakondo yo guhambamo.